Soma Bibiliya, umunsi wa 44 wo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 11. Tugeze ku gice cya 12 cy'iki gitabo. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabaje kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigiye zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo biyigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Ikiganiro kizajya gitambuka buri munsi mu gitondo ku isaha ya 11:30. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa mbere haravuga ngo nicyo gituma ukwiriye gukunda Uwiteka Imana yawe ukajya witondera ibyo yakwihanangirije n'amategeko yayo n'amateka yayo n'ibyo yagutegetse iteka ryose uyu munsi. Mumenye ibi kuko abana banyu batigeze kubimenya cyangwa kubibona atari ko mbwira. Mumenye ibihano Uwiteka Imana yanyu abahanishije no gukomera kwayo n'amaboko yayo menshi n'ukuboko kwayo kurambutse n'ibimenyetso byayo n'imirimo yayo yagiriye hagati muri Egiputa, Farawo umwami wa Egiputa n'igihugu cye cyose, n'ibyo yagiriye ingabo z'Abanyegiputa n'amafarashi yabo n'amagare yabo, uko yabigenjeje amazi y'inyanja itukura ubwo babakurikiraga Uwiteka akabarimbura pe. Nibyo yagiriye mwebwe mu butayu ukageza aho mwaziye aha hantu, n'ibyo yagiriye Datani na Biramu bene Eliyabu umurubeni, uko ubutaka bwasanye bukamumirana nabi wabo n'amahema yabo n'ibyari bifite ubugingo byose byakurikije bibera hagati mu Bisiraheli bose. Amaso yanyu yiboneye ibikomeye byose Uwiteka yakoze. Nicyo gituma mukwiriye kwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi kugira ngo mugire amaboko mujye mu gihugu mugihindure, nicyo mwambuka mujyanwamo no guhindura, mubone ko muramira mu gihugu Uwiteka yarahiriye ba sekuruza banyu kubaha bo n'urubyaro rwabo, igihugu cy'amata n'ubuki. Kuko igihugu ujyanwamo no guhindura kidahwanye n'igihugu cya Egiputa mwavuyemo, mwabibagamo imbuto zanyu zikavomerwa n'umuruho w'ibirenge byanyu nk'uko umuntu yuhira umurima w'imboga. Ahubwo igihugu mujyanwamo no guhindura kirimo imisozi n'ibikombe, kinywa amazi y'imvura. Ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho, kandi Uwiteka Imana yawe ihora igihanze amaso ihereye ku itangiriro ry'umwaka ikageza ku iherezo ryawo. Nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Nzavubira igihugu cyanyu imvura muhe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu. Kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu. Muzarya muhage, mwirinde imitima yanyu itoshywa mugateshuka mugakorera izindi mana mukazikubita imbere, mukikogereza uburakari bw'Uwiteka akaziba ijuru akica imvura ubutaka ntibwere imyaka yabwo, mukarimbuka vuba mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire
ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Kandi muzayandike ku mpanirizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwire, mwebwe n'abana banyu, mu gihugu Uwiteka arahiye ba sekuruza banyu ko azabaho, ihwane n'iy'ijuru riri hejuru y'isi. Nimugira umwete wo kwitondera ayo mategeko mbategeka yose, mukayumvira, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose, mwifatanye nayo akaramata. Uwiteka azirukana ya mahanga yose imbere yanyu, muhindura amahanga abarusha gukomera n'amaboko. Ahantu hose muzakandagira hazaba hanyu. Urugabano rwanyu ruzahera ku butayu rugeze kuri Lebanoni, kandi ruzahera ku ruzi Ufurate rugeze ku nyanja y'Iburasirazuba. Ntihazagira umuntu ubasha kubahagarara imbere. Uwiteka Imana yanyu izateza ubwoba igihugu muzakandagiramo cyose, ngo babatinye uko yababwiye. Dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi. Uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi, ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya. Kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kukujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugira uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawugire ku musozi wa Ebali. Mbese iyo misozi ntiri hakurya ya Yorodani, inyuma y'inzira ica iburengerazuba mu gihugu cy'Abanyakanani batuye mu kibaya ahateganye n'Igihugari, hafi y'ibiti byitwa imyeroni bya More. Kuko mugiye kwambutswa Yorodani no kujya mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha, mukagihindura, muzagihindura koko mugituremo, kandi muzajya mwitondera amategeko n'amateka yose mbashyira imbere uyu munsi, muyumvire. Gutegeka kwa kabiri igice cya 12. Mose ababwira ibibahesha umugisha. Aya niyo mategeko n'amateka mukwiriye kuzitondera mu gihugu Uwiteka Imana ba sekuruza banyu ibahaye guhindura. Muzajye muyitondera igihe cyose muzabaho mu isi. Ntimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura yakoreraga inama zayo, ho ku misozi miremire no ku migufi, no munsi y'igiti kibisi cyose. Kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, mutwike ibishushanyo babaje bya Ashera, muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi, muzarimbure amazina yabo akurwa aho hantu. Ntimuzagire Uwiteka Imana yanyu nk'uko babagirira imana zabo, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza mu miryango yanyu yose kuhashyira izina ryayo, ubwo buturo bwayo azaba ari bwo mujya muyishakiramo, azaba ari bwo mujyamo, kandi azaba ari bwo mujyanamo ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu 10 cyose muzatanga, n'amaturo yererezwa muzatura, nibyo muzahiguza imihigo, nibyo muzaturishwa n'imitima ikunze, n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Azaba ariho mujya mubone kurira imbere y'Uwiteka Imana yanyu, azaba ariho mwishimirana n'abo mu ngo zanyu ibyiza byose byabavuye mu maboko Uwiteka Imana yanyu ikabibaheramo umugisha. Ntimuzakore ibihwanye n'ibyo dukorera no muri iki gihe, aho umuntu wese akora ibyo abona ko ari byiza, kuko mutaragera mu buruhukiro na gakondo Uwiteka Imana yanyu ibaha. Ariko
nimwambuka Yorodani mugatura mu gihugu Uwiteka Imana yanyu bahaho gakondo, ikabaha kuruhuka, imaze kubakiza ababisha banyu bose babagose, bigatuma muba amahoro, maze ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ariho mujyana ibyo mbategeka byose, ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu 10 cyose muzatanga, n'amaturo yererezwa muzatura, n'ibirusha ibindi kuba byiza muzahiguza imihigo mwahize Uwiteka. Kandi azaba ariho mwishimirana imbere y'Uwiteka Imana yanyu, n'abahungu banyu n'abakobwa banyu, n'abagaragu banyu n'abaja banyu, n'umulewi uri iwanyu, kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. Wirinde gutambira ibitambo byawe byo koswa ahantu ubonye hose, ahubwo ahantu Uwiteka azatoranya ho mu gihugu cy'umwe mu miryango yawe, azaba ariho utambira ibitambo byawe byo koswa, azaba ariho ukorera ibyo ngutegeka byose. Ariko wemererwa kubaga itungo ukaririra aho ubonye hose n'iwanyu, uko uzashaka kose, nk'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha. Abahumanye n'abadahumanye bemererwa kuryaho nk'uko barya isirabo n'impara, ariko ntimuzarye amaraso, muzayavushirize hasi nk'abamena amazi. Kandi 1/10 cy'imyaka y'impeke n'icya vino yawe n'icy'amavuta ya elayo yawe, n'uburiza bw'ubushyo bwawe n'ubw'umukumbi wawe, n'iby'uburyo bwose uzahiguza imihigo, n'iby'uturishwa n'umutima ukunze, n'ituro ryererezwa uzatura, ibyo byose ntuzabirire muhira, ahubwo uzajya ubirira imbere y'Uwiteka Imana yawe, ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranye, ubisangire n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, n'umugaragu wawe n'umuja wawe, n'umulewi uri iwanyu. Kandi imbere y'Uwiteka Imana yawe azaba ariho wishimira ibyakuvuye mu maboko byose. Wirinde kurangarana umulewi igihe cyose uzaramira mu gihugu cyawe. Uwiteka Imana yawe niyagura urugabano rwawe nk'uko yagusezeranije, nawe ukibwira uti ndarya inyama kuko umutima wawe ushaka kuzirya, uzemererwa kuzirya uko umutima wawe ushaka kose. Niba ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranirije kuhashyira izina ryayo hazakuba kure ukananirwa kujyayo, uzabage ku bushyo bwawe cyangwa ku mukumbi wawe Uwiteka yaguhaye uko nagutegetse, urire iwanyu uko umutima wawe ushaka kose. Nk'uko barya isirabo n'impara azaba ari kurya izo nyama. Uhumanye n'udahumanye bahwanye kuzirya. Icyakora ntuzabure kwirinda kurya amaraso, kuko amaraso ari yo bugingo. Ntuzaryane inyama n'ubugingo bwazo. Ntuzarye, ahubwo uzajya uyavushiriza hasi nk'uko bamena amazi. Ntuzayarye, kugira ngo we n'abana bawe bazagukurikira muhebwe umugisha no gukora ibyo Uwiteka ashima. Icyakora icyo uzeza n'ibyo uzahiguza imihigo uzabijyana ahantu Uwiteka azatoranya, utambire ibitambo byawe byoswa inyama hamwe n'amaraso ku gicaniro cy'Uwiteka Imana yawe. Amaraso y'ibitambo byawe bindi azabyarirwe ku gicaniro cy'Uwiteka Imana yawe, inyama zabyo uzazirya. Witondere wumvira aya magambo ngutegeka yose, kugira ngo we n'urubyaro rwawe ruzagukurikira kugeza iteka muzaheshwe ibyiza no gukora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari byiza bitunganye. Uwiteka Imana yawe nimara kurimbura imbere yawe amahanga ujyanwamo no guhindura, ukaba umaze kuyahindura ugatura mu gihugu cyayo, uzirinde gushuka ukabakurikiza nibamara kurimburwa imbere yawe. Ntuzabaririze iby'imana zabo uti ya mahanga yakoreraga imana zabo ate, nanjye ndabigenza ntyo. Ntuzagire Uwiteka Imana yawe nkabo, kuko ikintu cyose Uwiteka yita ikizira akacyanga urunuka bagikorera imana zabo,
ndetse n'abahungu babo n'abakobwa babo babosereza imana zabo. Murakoze, mwari mukuri iki kiganiro Soma Bibiliya. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo.